none ikintu gitangaje abantu benshi bari gukora ikintu cy'ubutinganyi muri kino gihe bakurikiye amafaranga man ugasanga none kwa gukora cyane no kwa kwihanganira hustling kwa kwihanganira kubabara kandi ukeneye kujya ku kintu cya danje birakunaniye wishoye mu butinganyi ngo nibwo amapfa gutamwa amafaranga we ya danje asurambira amafaranga ya danje umuntu azagutamwa yamaze kugutobagura umwatata usigaye ugenda wambaye amapampex usigaye ugenda mani no guseka bikunanira umeze nk'umuntu urwaye igifu ukambye ko amafaranga azakumarira wanyu rero umukire wanyu nabonye ari mu bibazo bikomeye cyane nyuma yuko Ishkeve niwe afashwe mu bisambo ashinjwa kwiba cyangwa gufatikanya na timu nini yiba ikagenda kubitsi wiwe undi mukire twari dufite mu bakira akomeye cyane ndetse banazwi batunze amamiliyoni Kingjames nabonye ari kwishuzwa miliyoni 38 njya mbivuga yuko man ubundi nta mukire ukira atarahemutse bro man ibyo niko bibaho kuko man usanga kandi I'm sure yuko nta n'umukire ukira man adafite amadeni man uwo waba uri wese naba Bill Gates wabayoboye urutore rw'abakire kwisi bagira amadeni ndibaza Kingjames yabuze inyishu y'amafaranga ku buryo ideni cyangwa se ubwambozi bwe buza muri media. Kingjames papa w'abakire ufite miliyoni zisaga kuko ejo bundi twakoze urutonde muze kujya no kuri channel yacu mu bire twakoze urutonde rw'abahanzi mu Rwanda bafite agafaranga gatubutse Kingjames yaje mayoboye. Kingjames rero emera wicare wige upese umufungo kuko amafaranga ufite ni menshi man ni menshi nago wayajya ngo yamara of course ufite umufungo mwinshi cyane umufungo utarya even though na famille yawe itarya ngiyuma nimba uri kubarirwa muri billions zisaga 3 of course na amafaranga menshi cyane emera wicare wige upese umufungo eje iki kinyamakuru n'iki kirego tuzongeye kukibona muri media ngo ikinyamakuru cyakwanditseho ngo ntago uri kwishura ngo abantu bagize ute. Kingjames ufite umufungo mu Rwanda koko mani kugenda imera fresh ungu nyamara kuvamwe abantu bita badora imbogo badora impara nabande nabisa new boy bose bakamara kuva mani ibintu bizaba ari umwotsotso. Nabo umuntu bita Chris Easy inkuru wasanga mwese yarabacitse kuko mani twa turi muri gihe cyo kunama cyangwa turi mu cyumwe cyo kunama ariko amakuru yose abayemo ngo bakuzana operation tukongera tukayizinzwe tukayisubukura amakuru yose yatabutse tukazana tukayavuga. Umuntu bita Chris Easy umisi shize yakubise hanze out na w'indirimbo yise Komsa nyuma yuko kubise indirimbo bita Bana ari kumwe na Shafi ikaba bomb igatwika mani hari za United States hose ikaba indirimbo ifite branding. Chris Easy yakubise hasi cyo bita yashize hanze indirimbo yagiye gusohoka yitwa Komsa. Coming soon yayo na mahero bro ndaza kwishaka nze kwipininga gutya mu kiganiro akura muji ari creative. Ubundi mu Rwanda turabona management ziri serious zizi umuhanzi n'agaciro afite brand. Ejo nabonye Dumba ari kuvuga ngo Chris Easy ngari yemera ngo ngiye ngo challenging boro ye ngo yange ku postinga ngo Chris Easy ngamabyamo tukibikiri n'ibiki ariko man ubundi niba uri umustar muri characteristics zigomba kukugira ubwiyemezi bugomba kuzamo. Nushaka ko Chris Easy azaba nka Bruce Melody uhora mu biganiro wagira ngo ni umunyamakuru ntabwo nimba rero Chris Easy atari acting cyane ku bintu bigaragara ntagaruka ari umuzo na nubwo ari uko ubwiyemezi ahubwo tumenye ku managing brand yacu. So, what's poppin' Kigali, what's poppin' in Rwanda, what's poppin' is the Southwest, call me the farmers, the one and only from Kigali to Fifth. Reka nizere ko meze neza rero mwebwe mudukurikiye cyane kuri Mala Media TV mbanze mbasuhuze kandi bifuriza amahoro y'Imana kuguma kubana nawe kugomeza kubona imigisha y'Imana. Nimba waramaze gukora subscribe reka ngushimire cyane kandi nawe niba uri kubona kino kiganiro ukaba utarakora subscribe reka nkubwire ngo uri gucikwa na byinshi byiza cyane kandi bigomba kugira byinshi bikugezaho. So uyu munsi rero nje kujya gutuganira ku bintu byinshi cyane kandi zera yuko muri buze kuryoherwa. Reka mbanze nkwibutse yuko
muri no minsi tugiye kwinjira cyangwa muri cya gice cyahariwe entertainment, cya gice twari twaribasiye cyane, twari twaremye umwanya bitewe n'igihe twari turimo, ariko today ndagira ngo ari cyo gihe tugiye gutangira kwibandaho cyane, ari cyo gihe tugiye gutangira kuvuga amakuru y'akasamutwe, amakuru kugenda trending mu mpande zitandukanye z'isi kandi agaruka cyane ku myidagaduro. Gusa ntabwo ari byo tuzatwibandaho kuko tujya no muri politike ndetse twinjire cyane no muri siporo, rimwe na rimwe bagezeho imikino igezweho, abakinnyi n'uburyo bari kugurwa, ibintu bigenda neza. So uyu munsi rero nje kuganira kuri baba basore bigize indakoreka, baba basore bigize abantu imburamukoro. Impamvu bari kuvuga abasore b'imburamukoro cyangwa abasore bigize imburamukoro, nagiye kubona mbona hari agakampani gashyashya kafungutse, agakampani gashyashya kari kwemvita abantu ngo bashaka kuba abo bita abapfubuzi. Abajizi bashaka kwibera abapfubuzi, genda baboneye nyine ibiraka. Ariko mwana njya nibaza cyane bikanantangaza, iyo ufata umwanya nyine ukavuga ngo ngiye kwicara home, ngo njye nkora body, ngo njye muri gym nkore sport, ngo nzane six pack, ngo nzane ukuboko, ngo ariko ninjirizwe mani no gupfura bro. Gupfura mani, gupfura. Ugasanga umuji ufite nk'imyaka 25 cyangwa ufite imyaka 20 man ari kujya kuryamana n'umukecuru w'imyaka 70, imyaka 50, of course kubera amafaranga. Man, hari aba people there tutaramenya ikintu bita agaciro, tutaramenya no guheza ubuzima bwacu agaciro cyangwa kubuhereza intego. Ubu ngubu ugasanga uri aho ngaho uricaye uravuga ngo man, ngo ukwezi kuzarangira, ngo mpfura. Uzi ibirwara biba muri ibyo bintu bro mwishoramo, uzi indwara ziba muri ibyo bintu bamushaka ku man. Buriya ubuzima bwose bworoshye cyangwa iyo ushaka kuba mu buzima utameneye amaraso, utakoze cyane kugira ngo ugire ikintu ugeraho, of course ubwo buzima bubamo risk, ubwo buzima bubamo kubabara kwinshi cyane. Niba rero we uri aho ngaho wicaye nawe uri muri ba basore bo muri Kigali, ubu uryamye muri geta zinga zayishurirwa n'umukecuru, uzi ngo iyo geto ngo nimpfubura cyangwa ningira amahirwe yo gukubita boro umukecuru akantamo man, bro aho ngaho wagoshe. Kuko icyo ndi hari umuji twazi tuganira man, umuji ubona ufite ari strong, ufite imbaraga man, ubona komeye, arambira ngo bro ngo ngiye ngo ubu ndi mu nzu ngo ya fresh, ngo kadasta imeze neza, ngo nishurirwa n'umukecuru. What the fuck? Umukecuru bro kandi ari proud man. Imagine man, kubona umuntu w'umusore man utaracitse amaboko, umuntu muzima umani ufite imbaraga, wanagenda arakikorera, atunzwe n'umukecuru man, kuryamana n'umukecuru akamwishurira inzu, kuryamana n'umukecuru akamumenyera ibyo kurya, kuryamana n'umukecuru akamwambika man. Anga umuji araho ngaho bro, akubita 1 month 2 month, umwaka ukarangira nta buzima ahagaze bwo kwitekerereza, ahubwo ari bwa buzima arimo ategereza ko umuntu azamwishura inzu, kandi umuntu w'umukecuru bro man. Ari gihe twe tuba tuvuga ibintu rero mukavuga ngo umuntu ngo yihaye abantu, ngo umuntu yihaye. Nimba uzi kuri mu batipe bro, mu batipe b'abapfubuze man, nimba uzi ira company ngo ngiye gufungurwa n'iki nabonye y'abantu se y'abantu bapfura, ngo abantu bafite agatege bro, you are just nta ntego y'ubuzima ufite man. Twikunda kuba mu buzima bworoshye man, uziko ubumeze nka wa mukobwa wicara buri gihe azi neza ko boyfriend ari uzamumenyera inzara, uzamumenyera imisatsi, uzamumenyera ghetto, uzamumenyera inzu, uzamumenyera ikimana. Kandi bro just twitwa kumenya nimba turi abatipe, turi abantu bazi ko ejo n'ejo tuzagera family, tuzagira abantu batudependingaho. So we have to make a clear job man, akazi gahora, akazi man, akazi nyine man uri proudly yako. Ariko yasanga umuji man nta n'isoni, nta soni na nyeya, ngo man ngo ngewe ngo ufite ngo umukecuru mpfubura agakanta nk'umufungo. None nzara aba diaspora bro binjiji, aba diaspora man b'abakecuru bagoswe, usanga man aje mu Rwanda ejo bundi nibwo uwo muji yabimegeye, yarambya ngo man, kandi ubona ari umuji ufite igihagararo bro. Abyuka tonda ajya gym, akajya gym tondo, agakora sport every day
nta kandi kazi yifitiye, araryama ukwezi kwarangira uwo mukecuru akamutama akamupeyingira inzu, ukwezi kwarangira uwo mukecuru akamutamo stoke y'ibiryo akamwishyurira mani inzu yishyurwa hafi 2,500 buri kwezi. Ese mani reka nkubaze bro, nimba ufite izo mentality zo gutekereza gutyo, utekereza ko wowe ubwawe uzigera wifatira umwanzuro ryari wo kwitekereza uburyo wahanga akazi kawe? Amafaranga atakuvunnye kuyamanaginga biragora mani. Amafaranga utamenye icyuya mani, hano twirirwa tuvuga tugira gute umuntu ntaryama amajoro kugira ngo abone umufungo, none weho kujya kuryamana n'umuntu ukurusha imyaka, utitaye ku ndwara yakwanduza, utitaye kuri risk n'agaciro kawe, ayo mafaranga nta kintu yakumarira mani. Tuba abantu bari clear mani, tuba abantu bari smart, abantu batekereza cyane ku buzima bwabo no kubuheza agaciro, apana abantu batekereza ku bintu byorohereje mani, utukeneye za nyungu ziza gutyo mani utazivunikiye broski. What the fuck man, ugasanga uri umukobwa mani, uricaye aho ngaho urategereza calling y'umusaza, uratekereza calling y'umuntu wakubyara, of course kugira ngo man ngo surviving nawe yaro bebe uri kwivugishwa ngo kuri media ngo ugiye ngo I can do anything ngo kugira ngo surviving the life yanjye. You can do anything. Ntabwo rero muzi ubuzima turi iyi life irimo none ahangaha n'ibintu uri gukora, of course urabona ari ariko ni ibintu bigukurikirana ibihe byose. Ubuzima iyo life yawe yakotoye ukayisiga icyashya every day bihora bikugarukira. Nimba rero nawe uri muri baba type barerwa n'abakecuru, nimba uri muri baba baby barerwa n'abasaza, bro you are just ubwonko bwawe bumeze nk'uburi fresh. Ndiye nikundira abantu cyane, abantu man, umuntu hustlinga, umuntu ukora cyane man, umuntu ubyukira bukiyede buri mu gitondo kuko azimvune z'amafaranga man abona, azimvune n'agaciro k'amafaranga abona, kuko ntabwo wakiza wikorera tafari, wikorera ikara y'isima ngo umuntu aze kukuzana nk'ubugori cyangwa kugeraho ubucucu man. Amafaranga ubuzimvune yayo bro, ntabwo warara amajoro utaryama man, utaryama ngo ujye kwigeranya n'umuntu man ubona amafaranga buri gihe yabonye ku buryo bworoshye, kuryamana man. My guys, reka babwire bro man, twigere kwiyubaha, twige kwihesha agaciro, tumenye ngo nimba uri umutipe ugomba kubyuka tondo ukajya gupagasa ugatita bro. Natwe imihanda iba yaraturiye, twese tuba twikaraga man, yiga umufungo. Nta nubwo kuhiga umufungo byoroshye, nta nubwo kubona amafaranga man, none especially ni Kigali byoroshye, even man no kwisi ahantu ariho hose bro, dukora cyane kugira ngo tubone amafaranga. Ako man, ntabwo njye nakugira inama yo kwestinga your time cyangwa yo kwestinga ubuzima bwawe ukabushyira muri risk bro, hejuru y'umufungo. Kandi ari boro man, mu buzima biza bya bintu udashobora guhindura bro. As long as wigize umutinganyi ukajya mu butinganyi, as long as wavuze yuko cyangwa wowe wumva kuri wa muntu uzakora igihe cyose ukayiberaho man, nyine amafaranga uyabona mu buryo bworoshye bro, life izakugora man. Kwa ko umwongereza avuze ati easy come easy go, uko biza byoroshye ni nako bigenda byoroshye, kandi uko biza byoroshye niko bisiga risk bro. Ntabwo iyi visionary turimo cyangwa iki kinyejana turimo naga kwe kwandi uvuga kubadada man nyine bafite ubwo bwonko man, cyangwa ubajiz man bavuga ngo ndajya mu butinganyi ngo lesbian mu bebe ngo ndajya mu lesbian ngo kugira ngo mbone umufungo man. Kuko I'm sure ndishuwa cyane yuko abenshi bajya mu butinganyi, abenshi baba lesbian ntabwo ari uko babikunze bro. It's a matter of money, ikibazo cy'amafaranga bro, wiga amafaranga. Imagine guhiga amafaranga, ugahiga amafaranga mu buryo bwo kwangiza life yawe man. Man ibi boro nishaza man, nyine nge ibona avuga ipolitiki byinshi ariko reka ibyo mbe ndihure man. Nyine nge bagomba kuzana nkakurabura nimba uri umunyarwanda, nimba uri umunyarwandakazi, as long as ndi kubona ari ibintu bitagenda neza, ari ibintu bitameze fresh, bagomba kuza nkakurabura nakubwira bro. Nimba ngewe uri muri biriya bice bitatu maze kuvuga, ubutinganyi
abakuzi b'amenyo, abapfubuzi. Man, hindura imitekerereze yawe, gerageza ucreating a job. Natwe tuba turi hano twihiringa man, umutwe waraturiye, tuhora tuvuga dusakuza ntago turyama. Ariko we just creating our job. Akazi nyeke zaba gahari ibihe byose man. Apana just gukora ibintu nyine man biri permanent, ibintu bizarangira man ugasanga uri kwiyangiza. That is not good. Umukire wanyu nabonye ari mu bibazo bikomeye cyane. Nyuma yuko Ishkevin we afashwe mu bisambo ashinjwa kwiba cyangwa gufatikanya na timu nini yiba ikagenda kubitsi wiwe. Undi mukire twari dufite mu bakira akomeye cyane ndetse banazwi batunze amamiliyoni. Kingjames nabonye ari kwishuzwa miliyoni 38. Nimba makuru yabonye yarancitse ntago mbizi, murambya muri comment nge nibwo mbibona, niyo mpamvu ngiye kubivugaho. Bro, imagine miliyoni 38. Nge man, I'm not sure ko njya mbivuga yuko man ubundi nta mukirukira atarahemutse bro. Man, ibyo niko bibaho kuko man usanga kandi I'm sure ko nta n'umukirukira man adafite amadeni man. Uwo waba uri wese n'aba Bill Gates baba bayoboye urutore rw'abakire ku isi bagira amadeni. Ikintu rero ntakunze ni iki ngiki kuri ino ngingo cyangwa kuri buno buryo bino byagaragaye. Ndibaza Kingjames yabuze inyishu y'amafaranga ku buryo ideni cyangwa se ubwambuzi bwe buza muri media. Kingjames papa w'abakire ufite miliyoni zisaga, kuko ejo bundi twakoze urutonde muze kujya no kuri channel yacu mubire, twakoze urutonde rw'abahanzi mu Rwanda bafite agafaranga gatubutse. Kingjames yaje mayoboye mu mutunga afite abarirwa hafi billion 3 man z'amadolari. Amafaranga yagukubita ukirira ukazarinda unapfa na famille yawe ikayarya yose itarayamara. None ari kwishuzwa miliyoni 37 bigeze no kuri level bro aza none umuntu uza mwitangaza makuru. Man, ibora rero ngiye mbamona byica brand man, babyica na entertainment yo mu Rwanda. Biri gufata nyine entertainment yo mu Rwanda bikisha muri risk mu kindi cyuho. Kuko nimba ufite ubwishu cyangwa se ushobora kufite amafaranga wakishura ibintu bikaza muri media. Wari umuntu umaze kwispira abantu benshi, kuko ndakeka iyi niyo saga imaze kuba kuri Kingjames kuva yatangira umwuga wa music. Kingjames rero emera wicare wige upese umufungo kuko amafaranga ufite ni menshi man, ni menshi ntago wayajya ngo uyamara. Of course ufite umufungo mwinshi cyane, umufungo utarya even though na famille yawe itarya ngiyuma. Nimba uri kubarirwa muri billions zisaga 3, of course na amafaranga menshi cyane. Emera wicare wige upese umufungo, eje iki kinyamakuru n'iki kirego tuzongeye kukibona muri media ngo ikinyamakuru cyakwanditseho ngo ntago uri kwishura ngo abantu bagize ute. Kingjames ufite umufungo, ishura kandi ikindi udukubite n'imizigo. Dore wigiriye wibereye mu businessman, wibagirwa ko abantu dukeneye indirimbo zawe. Dukubita indirimbo, dukubita twa turimbo twawe twiza. Ubusije monde man, ikindi kintu ngewe nkunda Kingjames ngomba kugushimira imbere y'abanyarwanda. Uri umuntu supportive cyane. Jo nabonye mani warafatanyije n'umupeti man uri kuzamuka uri young generation mukorana indirimbo uranamusupporting ayikora promotion. Mani ni ibintu bitabisanzwe ku bantu nyine bari muri generation yawe tu. Ni ibintu bitabisanzwe kuko usanga nyine abenshi bifundira ahantu hamwe cyangwa ugasanga ntabwo bashaka kugana generation nshyashya. Ariko weho man, you step for taking James ukagenda kuri Maniki yani mugakora indirimbo yanabaye hita kayobe. Ibyo ni ibintu abandi bakwiye kwicara bakiga, bagomba kwicara bakiga. Ubundi wowe n'umuntu bita bulldog muri abantu muziki ucyo bita adaptation, muri adapta mukavuga ati generation nimbizanya video turabyisangamo. Aka abantu usanga baragoswe baragiye mu bisimbo ugasanga ntago nyine bari kwiadapta. Urumva ni ikibazo gikomeye. Kingjames rero ndakwemera cyane, hano ubwo ndi hano ngo ngusebye
ariko nimba izo miliyoni koko izo miliyoni 37 uzifite mu ideni ishuri ufite amafaranga menshi ugomeze unadukubita imiziki ukomeze unazamura iyo generation nshyashya ugomeze ufashe aba bana bakiri batoya ariko n'iryo deni ryavuyeho kandi n'iryo deni tutakiri kubibona mu binyamakuru ko biri kutwicira neme nk'abafana bawe umuntu bita nanabonye wow ariko man music yo mu Rwanda koko man kugenda imera fresh ungu nyamara kuvamwe abantu bita badora imbogo badora impara nabande nabisa new boy bose bakamara kuva man ibintu bizaba ari umwotsotso nabonye umuntu bita Chris Easy inkuru wasanga mwese yarabacitse kuko man twa turi muri gihe cyo kunama cyangwa turi mu cyumwe cyo kunama ariko amakuru yose abayemo ngo bakuzana operation tukongera tukayisinzwe tukayisubukura tugasubukura amakuru yose yatabutse tukaza tukayavuga umuntu bita Chris Easy umisi shize yakubise hanze out na w'indirimbo yise komsa akasa mutwe k'ifoto k'icyo bita icyo twakita coming soon ifoto bro cyaza mujeri creative man abantu becoze bibaza Chris Easy impamvu asora after hit abantu batangiye rimwe bakora indirimbo zigava flopped Chris Easy akagomeza ari hejuru ariko reka mbabwire man hari abahanzi mu Rwanda bazi kuba creative man bazi gu creating ibintu man bagakora iboro bya dance Chris Easy abarimo nyuma yuko kubisa indirimbo bita bana ari kumwe na Shafi ikaba bomb igatwika man hari za United States hose ikaba indirimbo ifite branding Chris Easy yakubise hasi cyo bita yashize hanze indirimbo yagiye gusohoka yitwa komsa coming soon yayo namahero bro ndaza kwishaka nza kwipininga gutya mu kiganiro akura mugiye ari creative afite ibintu byinshi aba artist bakakwiye kumwigiraho afite ibintu byinshi nyine man abantu badafite fitina badafite ishari abasani badafite ishari bagakwiye kwijya kuri Chris Easy wow can you imagine man umuntu gukubita hiti nose reka turebe man reka duhere ku mashu inana bro akiri n'umuraperi yarapaga fresh man Chris Easy nagaruka zikuririmba bya danje hano bafite foko baheze baye malone bande bagiye bagahera ugasanga nyine barazimye barusha Chris Easy kuririmba ariko hari kintu ubundi uvuga umuhanzi nyine uzakubita igihe cyose ureba creating iziyo ureba creating iziyo niyo mpamvu ngo ba Chris Brown bamaze imyaka 10 muri music basora indirimbo tukaza kuko nabantu bari creative Chris Easy rero ari creative cyane kandi man ibi ni ibintu kwe kuzanaga kayo kandi kukiga ukavuga ati ese umuhanzi why a branding buri munsi why asora indirimbo buri munsi kaba hit why ibyo kintu kamanzi kakibaza iyo approach ubwaho kayikora man bega ibintu bya danger so iyo ni indirimbo rero mukwiye kwitega ni indirimbo igomba kuza ndabizi Chris Easy nagajya akora ntimurebye ya ndirimbo ijugumira se ntimurebye creating zirimo Chris Easy man icyonzi cyo man abapipo bamwitige abanyarwanda bamwitige gusiri ya ndirimbo yo nabonye nimba ari komsa nabonye coming soon yayo numva ndashagara y'umutwe urandi numva bega song aba artist anga muraza kumagira muri comment abafana ba Chris Easy muze kuzamura ama comment menshi cyane kuko uramu G-man maximum respect akora ibintu bya danger akora ibintu birimo creating ntago mfana urwego rw'imirimbire cyane kuko ntabwo aririmba ibintu bya danger nta nubwo yandika lyrics zirenze cyane afite creating kandi ikindi afite management izi gucuruza umuziki man ubundi mu Rwanda turabona management ziri serious zizi umuhanzi n'agaciro afite brand ejo nabonye Dumba ari kuvuga ngo Chris Easy ngari yemera ngo ngiye ngo challenging boro ye ngo yange ku postinga ngo Chris Easy ngamabyamo tukibikiri n'ibiki ariko man ubundi niba uri umustar muri characteristics zigomba kukugira ubwiyemezi bugomba kuzamo umundi kuba umustar bijyana no kwiyemera of course
kandi n'igihe wemeye atari uko wigize uwa danje ahubwo ari kwa kundi ugira ngo brand yawe yihereza agaciro man. Nushaka ko Chris zaba nka Bruce Melody uhora mu biganiro wagira ngo ni umunyamakuru. Ntabwo nimba rero Chris atari reactinga cyane ku bintu bigaragara ntagaruka ari umuswa na nubwo ari uko rubwiyemeza ahubwo tumenye ku managinga brand yacu, tumenye ku managinga iki. Niyo mpamvu Giti Entertainment, Giti Business Group bara people bafite nyine analyze, bana bafite urwego rw'uburyo nyine bazi ku managinga ibintu byabo man. Turabona management rero zimeze kuriya, zimeze nka Giti Business Group cyangwa se nka Kina Music kugira ngo twubake none entertainment mu Rwanda iri ku rwego rwa Nigeria. Uko abanyarwanda man twandika neza, dufite lyrics nziza, turafite abahanzi bafite looks nziza, bafite urwego bagezaho music ku rwego rwiza. Ariko icyo tubura man, tubura aba manager bari serious, tubura showbiz ziri serious, showbiz zidashira imbere ntuze kuba nyine habayeho bla 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 cyangwa gushwana ahubwo hakabaho showbiz zivuga ngo we gonna supporting our music industry igere ku rwego rw'isi. As long as twagize rero ntuze media irimo ama label ari serious nkariya man, we will ban the if isi tuzayitwika bro. Mu gihe twamaze kugera aba star cyangwa abahanzi bakomeye cyane bamaze kugera kumenya urugwego bariho nk'aba Meddy, kuko mano zarebe Meddy cyangwa The Ben kubona ikintu bise interview yabo, kubona ikintu bise interview yayo, kubona agasaga ni ibintu man bitapfa kugira gukunda bro. Ariko Bruce Melody wacu wallahi wagira ngo yapfubye nk'umukomedi ewane ndagaskisha man. Ariko bira ibintu by'ama interview cyane ntago ari fresh. Bruce Melody menya brand uriho ubu ngubu uri niwe musani munini, musani uhetse abanyarwanda man. Kuko neje bundi muri Rwanda Day twarakubonye you performing well, wagaragaje nyine ko umaze kuba umustar, umaze kuba umuntu uri big. Interview zawe rero turazirambiwe, wizana za interview branding izina ryawe man, ubi nkabarema nkabande bose urebe buryo nyine bitwara. Uguje ukora my exclusive interview make kandi nayo afite visionary. Niyo kind of artist turi gushaka in this time. Niyo brand turi gushaka muri kino Japan, brand zita cyane mu having fun. So man navuga byinshi rero, navuga byinshi cyane gusa ntago nabirangiza, nubwo nabivuga ngo mbitakinga byose mbirangiza, but icyo navuga artist yo mu Rwanda cyangwa se ubuhanzi bwari bwose, yaba film, yaba music, yaba comedy, yaba iki byose tugomba kwigana man. Kwiga no kwigana kandi kujya ku rugera bisanga ube wararebeye ku bandi. Rebera ku bandi ugiye creative zawe, turebere ku bandi tugira ibyo du creating, tugira ibyo du changing of course. Kuko igihe utize ntabwo uzamenya bro. Reka rero mbibwiriye ngo weho wikore subscribe kuri no channel, reka nkwihereye amashimwe menshi cyane, ndetse narakubwire ngo sharinga noneho izi videos turi gukora kugira ngo zigere ku bantu benshi batandukanye, ugizemo uruhare muri rusange. And then nge nawe tujye twibanira buri munsi mugeze amakuru gucicikana cyane. Abastari banyu mukunda ndajya nza hano mbavuge umustar utabirimo fresh murabure, umustar urimo good murabure of course, kuko that's why ndi hano. And I promise you that njya gutangira nabibabwiye ko hano tugomba kuzajya tubanyuriza ibintu ibyiza nibibi, tunenga dushima. So reka nkwifurize rero umunsi mwiza kandi ukomeze kugira amahoro y'Imana. Reka tubonane ku munsi w'ejo no mbazanira interview ya Kasa Mutwe.